banzuze wino yino reka Joy cyo nakoze na oya singana Borisho Daniel reka kamera biti n'umugore we vamos irasha gufata kamera ushobora aho ngaho ntaje gukora kucyanda muri shonda kwiyana kamera ino kamera kuri soka yanze kubera oya banzuze wino yino reka Joy cyo nakoze na oya singana Borisho Daniel reka kamera biti n'umugore we vamos irasha gufata kamera ushobora aho ngaho ntaje gukora kucyanda muri shonda kwiyana kamera ino kamera kuri soka yanze kubera oya banzuze wino yino reka Joy cyo nakoze na oya singana Borisho Daniel reka kamera biti n'umugore we vamos irasha gufata kamera ushobora aho ngaho ntaje gukora kucyanda muri shonda kwiyana kamera ino kamera kuri soka yanze kubera oya banzuze wino yino reka Joy cyo nakoze na oya singana Borisho Daniel reka kamera biti n'umugore we vamos irasha gufata kamera ushobora aho ngaho ntaje gukora kucyanda muri shonda kwiyana kamera ino kamera kuri soka yanze kubera Bongeye kwirirwa mwebwe mwese aho bwije turababwiye mwiriwe aho bukeye turababwiye ngo mwaramutse. Tubaye ikaze kuri Mbangutse Pro dushimira abakoze subscribe basharinga ibiganiro byacu turabashimiye cyane. nawe utarabikora kugira ngo uzajye ugezwaho n'ibyo twaguteguriye byose kugira ngo ubibone bitakugoye ukore subscribe ndetse ukore no kuri notification kugira ngo bizajye bikorohera. Hanyuma rero umunsi wa none nk'uko mwabonye aka kavideo kameze, ni amakuru ari kuvugwa ari kuri mutandao, amakuru y'umuntu witwa James ndetse na Joyce baherereye mu gihugu cy'Ubugande, aho umwana w'umukobwa akundanye n'umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa witwa Joyce ndetse umwana w'umuhungu witwa James barakundana igihe kitari gitoya, kugeza aho James yafashe umwanzuro y'uko agomba kurushinga. Muri uko kurushinga abyumvikanaho na Joyce, barangije kubyumvikanaho bagera igihe cyo kubishyira mu bikorwa. Ariko hagati aho ngaho icyo tutaramenya ni uko urukundo rwabo
Joyce yaba yarazanye James iwabo kumwerekana, kubabwira yuko bakundana kandi bifuza kurushinga, nk'uko umwana w'umukobwa uwo ari we wese ashobora kubikora, akaza akerekana umuhungu, akamwereka ababyeyi ndetse akababwira yuko yifuza ko bashaka gushinga urugo rwabo. Kugeza ubu ngubu ayo makuru ntayo tuzi, ayo tuzi niyo tugiye kubabwira. Ndetse na James ntabwo tuzi yuko yaba yarahamagaye ababyeyi biwe ngo abereke Joyce, ndetse anababwire yuko yifuza kurushinga, ko barushingana na Joyce kugira ngo babashe kubemerera cyangwa babahakanire. Ibyo ngibyo ntacyo tubiziho, ariko icyo tuzi ni uko nk'uko mwabibonye ku kavidewo, abana baza gufata gahunda y'uko bagomba kubana. James afata gahunda y'uko agomba kwishingira, aribyo bita kubombora. Hanyuma rero iwabo na Joyce ntabwo byabashimishije, bamaze kumva ko umwana wabo bamutwaye, ibyabashimishije bafata gahunda yo kuza kugarura umukobwa wabo. Ubwo urumva bari bamaze kubana, bafata gahunda yo kuza kugarura umukobwa wabo nk'uko mwabibonye hariya mu kavidewo, hariya bari baje kumugarura, ndetse murabona ko bari bitwaje n'inkoni. Iriya nkoni sinzi wenda niba ariyo kugira ngo nigira nabi bamukubite, cyangwa se hari aho yari avuye yari yitwaje agakoni gusa, bamubwira amakuru aza akitwaje ariko atari wo mugambi yari afite. Hanyuma rero bafata gahunda yo kuza kumugarura, mwabibonye mu kavidewo, murabibona ko umwana w'umukobwa ari kugerageza kwanga gusubira iwabo, bigaragara ko akeneye kugumana n'umugabo wiwe cyangwa se James, kugeza n'aho hajemo gushaka gufungisha James. James amaze kumenya amakuru ahitamo kugenda kuba yihishe kugira ngo bataza kumutwara, ariko finalema amakuru ari kuvugwa nuko abana ubu ngubu James afunzwe kubera uriya mwana w'umukobwa yabomboye cyangwa se yishingiye, bari bari kumwe nawe. Ukibaza uti se mu by'ukuri ibi bintu byo kwishingira, ibintu byo kubombora, ukibaza ngo niye mpamvu abana bashobora gutekereza kubikora. Hari igihe abana batekereza kubikora kubera impamvu z'uko babibwiye ababyeyi ntibabashigikira, cyane cyane ko hari kuvugwa yuko Joyce yari afite umuntu hanze iwabo bashaka ko azabana nawe, cyangwa se undi muntu bashaka kumushingira. Ariko se tukibaza muri kino gihe mu by'ukuri, uretse abantu ko bararikira amafaranga, uretse abantu ko bararikira abadiyasipora, uretse abantu ko bararikira iby'isi, hari umuntu ugishingira umuntu ku ngufu akamubwira ngo genda uzabane n'uriya muntu, genda turashaka ko uzashakana n'uriya muntu. Ibyo tubizi kera, ariko muri iki gihe ngira ngo abantu barakundana, bakavugana, bakabyumvikanaho, bakabana, bakabipanga, bakabibwira ababyeyi bakabihesha umugisha, bagashingirwa, ibintu bikagenda neza, bagasezerana mu mategeko, byose ibintu bigaheshwa umugisha. Ariko mu gihe se habayeho gukundana kw'abana, ababyeyi ntibabyumve, rimwe na rimwe niyo mpamvu abana bafata imyanzuro kugira ngo bishingire, kubera ko nta yandi mahitamo baba bafite. Ngayo rero nk'uko mwabibonye muri videwo, muri kubibona nuko bimeze. Ni abantu b'imbarara muri Uganda. Mu by'ukuri abana nibakundana mujye mubareka bakundane, mu gihe babibabwiye bakababwira gahunda zabo, bakababwira ko bakundanye, bose mujye mubareka bakundane,
yego mujye mubareka bakundane rwose, umushinga wabo bawunoze neza. Ariko kandi ndagaruka ku ruhande rw'ababyeyi, na Bibiliya iravuga ngo bana mujya mwumvira ababyeyi banyu, kubera ko iyo wumviye ababyeyi wakuraho umugisha udasanzwe, ariko iyo utumviye umubyeyi nta mugisha ushobora kumukuraho. Mu gihe ufite uwo mwakundanye, hamagara ababyeyi bawe, ababyeyi mubicaze mubabwire ngo turifuza kurushinga uyu muntu. Niba uri umukobwa, hamagara ababyeyi bawe ubicaze ubabwire ko hari umusore wakunze, hari umusore mukundana, ndetse mwifuza kurushinga, babaheshe umugisha. Ubaye utanafite ababyeyi, hariho ba so wanyu, hariho ba nyokorome, hariho abo mufitanye isano rya bugufi, ushobora kubwira icyo kintu bakacyumva, bakabihesha umugisha, hatabaye gufata imyanzuro yo kwishingira byihuse bya gisore by'amaraso ashyushye. Ku ruhande rw'umuhungu nabyo ni uko nguko. Mu gihe ufite umukobwa mukundana, hamagara umukobwa, ubwire ababyeyi, ubamwereke, muganire neza, mubwire ko washimye uwo mukobwa, babaheshe umugisha. Ejo n'ejo bundi umushinga wanyu muwunoze mu buryo bwiza, biciye mu buryo ndetse biciye no mu mategeko. Icyo gihe bizabafasha cyane kugira ngo umushinga wanyu ugende neza. Ariko mu gihe bitabaye ibyo ngibyo, rimwe na rimwe nibwo usanga hajemo ababyeyi kujya kugarura umwana, gufungisha umusore, kugira gute, kubera ko izo mpande zombi ntabwo ziba zabayeho kugira ngo zumvikane. Ngayo nguko rero, izo nizo nama twatanga ku badukurikirana ndetse n'abazumva kino kiganiro. Murakoze cyane. Kamera